reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Murubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka ejo hatuweza. Ndabasuhuje nshuti bakunze baradiyo ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM, cyane cyane mwe mukunda ikiganiro ejo. Njye basuhuza kandi mugiye kubana mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, nitwa Jaime Muhawe nayo. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku rubyiruko mu iterambere binyuze mu buhinzi n'ubworozi. Turarebera hamwe uruhare rw'ubuhinzi n'ubworozi mu guhangana n'ibura ry'akazi mu rubyiruko, aho usanga ubwitabire budahagije bw'urubyiruko mu buhinzi n'ubworozi. Imibare ishyirwa hanze n'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi mu Rwanda irerekana ko umusaruro mu 2019 hakoreshejwe ibiciro fatizo byo mu 2017 wazamutse ku rugero rw'9.4%. Ubuhinzi bukaba bwaratanzemo 24%. Muri iki kiganiro turaza kumva urubyiruko rwo mu karere ka Rubavu twaganiriye batubwira impamvu batekereza zituma urubyiruko rutitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Turaza kandi kumva urubyiruko rwo mu karere ka Nyagatare rwibumbiye muri koperative ikora ubuhinzi n'ubworozi uruhamya uburyo byabafashije kwivana mu bukene. No ku musozo w'iki kiganiro turaza kumva umuyobozi w'ihuriro ry'urubyiruko rukora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu buryo bwa kijyambere atubwira icyo bafasha urubyiruko ndetse n'ingamba bafite kugira ngo urubyiruko rube rwarushaho kwitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Ese wowe tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi ubona biterwa n'iki kuba urubyiruko rw'u Rwanda rutitabira imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi? Dusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo 0728 02 42 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 07 47 58 14 11. Wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho ujya shakishirizwa ukandika ijambo Ejo maze ukadusigira igitekerezo cyawe. Reka rero mbere ko dukomeza n'ikiganiro cy'uyu munsi manze nakire mugenzi wanjye Ukeza Christerage kutugezaho ibitekerezo namwe aratugejeho mu biganiro byatambutse. Ndagaruka dukomeza n'ikiganiro ejo mu kanya. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Mbaye ikaze bakunze b'ikiganiro ejo. Nk'uko bisanzwe uyu ni wa mwanya twari kubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Ubutumwa bwa none buribanda ku kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ku ruhare rwa guma mu rugo mu gukemura amakimbirane. Aho twibazaga tutese mubona ari uruhe ruhare rwa guma mu rugo mu gukemura amakimbirane. Dore ibitekerezo mwadusangije. Dukundane Thomas yagize ati ikiganiro ni cyiza cyatumye bamwe bamenya uko bakemura amakimbirane yo mu ngo. Apoline uherereye mu karere ka Ruhango yagize ati guma mu rugo yatumye nge n'umugore wanjye dufatanya gutegura imishinga y'urugo kuko ubusanzwe nkora akazi k'ubunyonzi. Naho Cedric uherereye mu karere ka Kicukiro avuga ko guma mu rugo yagabanyije amakimbirane hagati y'umugore n'umugabo. Amahoro Angelique uherereye mu karere ka Nyarugenge avuga ko gahunda ya guma mu rugo yahuje cyane abafitanye amakimbirane mu muryango kuko babonye umwanya wo kuganira ku makimbirane bafitanye batarinze kwitabaza inteko z'abaturage. Uwimo Alphonse avuga ko gahunda ya guma mu rugo yakemuye amakimbirane ashingiye ku icunga ry'umutungo w'urugo. Ati kuko umugabo watahaga akajya mu kabari akanywera amafaranga yose ntiyabonye umwanya wo kujya mu kabari. Ati ikindi habonetse n'umwanya wo kuganira ku bibazo byugarije urugo. Naho Valentine mwumva neza uherereye mu Gasyata yagize ati gahunda ya guma mu rugo yafashije benshi mu gukemura amakimbirane bafitanye. Ati kandi ikindi hari abatinyaga gutongana ngo badakeka ko bapfuye inzara. Nawe udukurikiye wagira uruhare mu kiganiro ejo aho wakwifashisha nimero ya telefone ngendanwa ariyo 07722823 cyangwa se kuri 0788758141. Iyi nimero mwayikoresha no kuri WhatsApp. Ndasubiramo 0775858141 cyangwa se kuri 07282823. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Twitter ndetse na Instagram aho mujya shakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo mu magambo afatanye.
mwifuje no gukurikira ibiganiro byatambutse mushobora kubisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Dukomeza n'ubutumwa bwa none, Oscar yagize ati ndabasuhuje inshuti z'ikiganirijo. Naho ku nsanganyamatsiko gahunda ya guma mu rugo yagize uruhare rukomeye kuko byatumye umwanya wo kuganira ku bitagenda neza uboneka. Kwibaza kwa buri muntu ku giti cye ahatubarira inshingano z'urugo. Uwapfushaga amafaranga ubusa yabonye n'igiceri kimwe ko gifite agaciro. Kandi byabaye n'isomo rikomeye mu miryango ko gushyira hamwe ntako bisa. Dukomeza, Ezekiel avuga ko guma mu rugo yabaye umwanya mwiza wo kuganira ku bitagenda neza ndetse no kwiyunga kw'imiryango. Naho Vidaste yagize ati guma mu rugo yabaye igisubizo ku miryango myinshi kuko buri wese yabaga azi aho undi ari. Maurice Iradukunda uherereye mu karere ka Musanze yagize ati gahunda ya guma mu rugo yatumye imiryango myinshi ifitanye amakimbirane ibiganiraho. Kuko mbere buri umwe yabyukaga ajya mu kazi gushaka imibereho bagataha bananiwe ntibabone umwanya wo kuganira ku bibazo bafitanye. Bakunze b'ikiganirijo reka menira aha tuzasubira ubutaha, ariko ubutumwa mukomeze mubwohereze tuzabuheraho mu biganiro by'ubutaha. Reka rero dukomeze n'ikiganiro cy'uyu munsi aho turi kuganira ku iterambere ry'urubyiruko binyuze mu buhinzi n'ubworozi, aho usanga benshi mu rubyiruko batitabira iyi gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi kandi nyamara rimwe mu nzira bafasha kurwanya ubukene ndetse no kwikura mu bushomeri. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bigize umugabane wa Afurika ariko bidakora ku nyanja. Ibi bikaba bivuze ko umubare munini w'Abanyarwanda bakora kandi bakabeshwaho n'umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi. Ibipimo by'umusaruro mbumbe w'igihembwe cya gatatu byashyizwe hanze n'ikigo cy'ibarushamibare byagaragaje ko ubuhinzi bwiyongereyeho 8% mu mwaka wa 2019. Bikagaragaza ko hakiri amahirwe mu buhinzi n'ubworozi nubwo usanga akenshi urubyiruko rutabibyaza umusaruro. Twaganiriye n'abaturage batandukanye bo mu karere ka Rubavu maze batubwira icyo batekereza gituma urubyiruko rutitabira ubuhinzi n'ubworozi. Ese babona biterwa n'iki? Ni kuri mikoro mugenzi wacu Nikuwaregira neza. Urubyiruko rucyafite imyumvire ko uri ari umurimo w'abantu bakuze kuko twabyirutse tubona ba mama ba data ba sogokuru ari bo bari mu mirima. Ikindi cya kabiri hari igihe uvuga uti umuntu wize se ntabwo nize guhinga ntabwo nize isuka. Nabyo ubwabyo gutera intambwe yo kugana ishuri ryo kwiga ubuhinzi, hari benshi nzi twiganaga bagiye babaha kujya kwiga ubuhinzi akabikwepa akigira mu bindi, none uyu munsi akaba areba umuhinzi akabona umuhinzi niwe ubayeho neza kurusha uko wabayeho. Haracyari iyo myumvire rero yo kumva ko umurimo w'ubuhinzi ari w'abantu batize mbere na mbere, n'ubyize bagenzi be bakumva ko akoze sakirirego. Mbona urubyiruko abenshi baba barigize abasonga rero akumva ko agomba koza akarenge, agomba gukesha agakweta akigendera akisohokera, ariko ibintu byo kujya mu murima akabona ni nko kujya kwiyanduza, akumva ko ari iby'abantu b'abaturage. Niyo yaba abikora akabikora n'undi bisa naho bimujennye akavuga ati ntabwo nge nshobora kwinjira hariya, ntabaza imvune z'abahinzi, kumva ko utuntu twose azayinda ashyiramo abantu. Ubundi yenda biterwa n'amateka y'uwo mwuga. Mbere baravuga umuntu udafite akazi, umuntu utagize ikindi kintu akora cyose yandikagaho ngo ni umuhinzi, ku buryo rero byasaga nkaho bitesha agaciro uwo mwuga. Ariko ikiri ubu ngubu iyo urebye u Rwanda aho ruri kugana muri bwa buhinzi bushingiye ku kugurisha. Imbogamizi irimo rero gituma mbona urubyiruko rubitinya nuko ubwo buhinzi burahenze, bisaba guhinga kijyambere, no kuvuga urahinga wizeye kuzeza byanze bikunze ko amafaranga washoyemo aba agomba kugaruka kandi ukanunguka. Nk'iyo urebye usanga ubuhinzi kuri ubu ngubu bukwiye gukorwa kugira ngo bubyare ubucuruzi, n'ubuhinzi bukozwe kijyambere. Ubwo buhinzi bukozwe kijyambere ni ubuhinzi bukorwa n'umuntu nanone ubufitemo n'ubumenyi. Ikibazo kijyanye nuko urubyiruko ruri kubyiga rutiga ruvuga ngo reka nige ubuhinzi nzaze mbukore kinyamwuga. Ni imyumvire, ntabwo urubyiruko rwo mu Rwanda rurumva ko ubuhinzi bushaka gukorwa mu buryo bw'ubucuruzi kandi bwinjiza amafaranga, ariko hakazamo n'ubumenyi. Gukora ubuhinzi bugezweho urubyiruko rwakunda gukora, icya mbere ni mu mashuri yacu, icya kabiri ni gukurikirana n'abarangije kumenya gufata bya bindi bize bakabishyira mu bikorwa. Uru rubyiruko ruti bamwe baracyafite imyumvire ko ubuhinzi n'ubworozi ari umurimo w'abatarize ndetse n'abaturage, ngo ku buryo hari nabo beha kubyiga mu mashuri bakabyanga. Ese we dukomeje kubana mu kiganiro cy'uyu munsi, ubona biterwa n'iki kuba benshi mu rubyiruko batitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi? Dusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo 07 28 02 82 32, cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 07 87 58 14 11. Wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo Ijefeko maze ukadusigira igitekerezo cyawe. Ushobora kandi no kuba waracikamwe n'ibiganiro byatambutse, wajya kuri YouTube channel yacu ariyo Ejo Youth Echo ugakora subscribe maze ukajya ukurikira ibiganiro ejo uko byakabaye.
ugifungura inyakiramajwi yawe ndakwibutsa ko ukomeje gutega amatwi ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Turi mu mwanya w'ikiganiro ejo. Uyu munsi rero turi kuganira ku nsanganyamatsiko igendanye n'iterambere ry'urubyiruko binyuze mu buhinzi n'ubworozi. Aho usanga hari benshi mu rubyiruko batitabira gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi. Turi gushishikariza urubyiruko kwitabira gahunda nka bumwe mu buryo bwabafasha kwikura mu bukene ndetse no kwihangira imirimo. Bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba bibumbiye mu itsinda tera imbere rubyiruko bakora ubworozi bw'inkoko mu kagari ka Nyabikiri. Bavuga ko nubwo hari urubyiruko rukunze gutera umugongo ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi burya ngo bifasha umubare utari muto kuzahura imibereho yabo ndetse n'imiryango bakomokamo muri rusange batagize uwo bategera amaboko. Nubwo hari imirimo yagiye ihagarikwa kubera kwirinda indwara ya COVID-19 iterwa na virusi ya corona, ubuhinzi n'ubworozi byakomeje gukomorirwa nk'ibyitezweho kuzahura ubukungu bw'igihugu n'imibereho y'abaturage muri rusange. Mpagaritswe n'Imana Samu na Muragije Maria Jeanne ni urubyiruko rwo mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Nyabikiri mu karere ka Gatsibo. Bibumbiye mu itsinda tera imbere rubyiruko borora inkoko. Bavuga ko nyuma yo kwisuzuma bakabona imibereho babayemo irushaho gusharira umunsi ku wundi ndetse n'imiryango bakomokamo nta kwimezi. Gukora imirimo itandukanye cyane cyane nk'ubuyede kugira ngo mbashe kubona ibyo nkeneye bijyanye n'ibyifuzo, ariko kugeza isaha ubworozi bwacu tubukora tubukunze kandi bumaje kuduteza imbere cyane ku buryo bugaragara. Ikindi kandi usanga impamvu arizo duhitamo cyane ni nazo zitarya cyane kurusha ayandi moko, tanga umusaruro mwinshi. N'ubworozi bwatumye bagura ibitekerezo ku buryo bamwe muri bo bayobotse n'indi myuga ibabyarira inyungu irimo gusudira ndetse no gushinga inzu zitunganya imisatsi abenshi bazi nka salon de coiffure. Imanirakiza Marie Claire uhagarariye itsinda tera imbere rubyiruko asobanura ko guhera mu kwezi kwa Werurwe 2019 aribwo itsinda ryatangiye imirimo ku buryo we na bagenzi be bishimira intambwe imaze guterwa. Ntangira nshakisha agakoresho kamwe ku kandi mpereye kuri rya jana naguraga mitiyo. Ubu ngubu nanone saro mfite irakomeye. Nakusanyije abakobwa babyaye inda zitateganyijwe nkabafasha kubahugura ibijyanye n'uwo mwuga, barawiga barawusoza. Bamwe muri bo nabahaye akazi kandi n'abatagafite bagenda bakorera mu ngo hirya no hino. Imanirakiza Marie Claire akomeza avuga ko badaheranwa n'ubworozi gusa ahubwo banazirikana ibikorwa byatuma imibereho y'abaturanyi babo nayo izira icyayikoma mu nkokora. Kwinaza ingemwe z'ibinyomoro tugenda tuzitanga urugo ku rundi. Ubu buri muntu mu rugo iwe afite imbuto eshanu z'ibinyomoro mu rwego rwo kurwanya imirire mibi. Kureba abana bafite ubumuga tukaboroza ku nkoko. Nubwo itsinda tera imbere rubyiruko ribarirwamo abanyamuryango 38 bafite inyota yo kugera kuri byinshi ngo baracyagorwa no kubona imiti baha inkoko zabo mu gihe zarwaye, ibiryo by'amatungo ndetse no gukodesha aho bakorera. Bakaba basaba inzego za leta kubaha inyunganizi muri ibi bikibazitiye kugira ngo ubworozi bakora bukomeze kubabera inkingi y'iterambere. Nge Ndishimwe Honore mu ntara y'Uburasirazuba kubw'ikiganiro ejo. Arakoze cyane mugenzi wacu Ishimwe Honore. Tunashimira urubyiruko baganiriye aho bagira bati twatangire kuri bike dutangira tworora none ubu ngubu twamaze kwiteza imbere, ariko kandi turashishikariza n'undi rubyiruko kuyoboka inzira y'ubuhinzi n'ubworozi nka bumwe mu buryo bwabafasha kwiteza imbere. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Rubyiruko turakuze bihagije, tuzi gutandukanya icyatsi n'ururo. Sinzi impamvu ubushomeri butuganza kandi dufite amaboko twaburwanya. Hari benshi bize bakanaminuza, ubu bicaye ngo bazakora mu biro rw'imirimo ibavuna ntayo bakora. Ubunebwe n'ubusongarere bureke tubureke, kazi kose n'akazi gapfa kuba gahembe. Kaba ko gusunika ingorofa nigakore, waba umuzamu se cyangwa umuyede. Kwita ku byo ukora reba inyungu uvanamo, tayikoranye ntayashira na gatoya kava kwiguye. Rubyiruko ibibazo byacu birimo biradusaba imbaraga ngo tubivemo. Uruhare n'urwacu n'ibintu n'ibyacu nitwe birora nitwe birora. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Vuga butu twende fanya kazi, faranga ribanza ibyo bindi ku ruhande. N'umunyarwanda yarabivuze, kunda umurimo kandi udakora ntakarye. Shiri ku butu ku biti ry'ukubitino, shaka inoti n'icyuya gishoke.
barya bose ubona babarirwa mu baherwe bashiritse ubute barakora biratinda ifaranga barahiga bararunda ifaranga barashyira baragwiza none ubu bararya icyo bashatse nk'ababoro aho nawe haguruka ushakisha yawe utayikoranye ntayashira na gatoya kava kwikuye rubyiruko ibibazo byacu birimo biradusaba imbaraga ngo tubivemo uruhare n'urwacu n'ibintu n'ibyacu nitwe birora nitwe birora. kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. shisha ry'undi ntirebera undi umugeni witega amaboko kandi ufite ubwonko ntabwo uza gupfa agasoni n'udakora reba kure cyane utekereza imbere hawe bumenyi twavanye mu mashuri ni bwinshi tububyaza umusaruro twihangira imirimo uzana ijana nzana irindi tuyahuze tuyabyaza umusaruro maze abyara andi tubuteresha tubunyagwa bw'ubushomeri kashe tuzirunde time tuzigwize tujye mu ruhando rw'abaherwe twemye tubikesha gushirika ubute tugakora maze ubushomeri tububwire tuti bayi utayikoranye ntayashira n'agatoya kava kwitubirimo biradusaba imbaraga ngo tubivemo uruhare n'urwacu n'ibintu n'ibyacu nitwe birora nitwe birora mama we nitwe birora. urubyiruko nababwira iki mwitabiriye ubuhinzi n'ubworozi bizabafasha kwivana mu bukene. Jean Baptiste Hategekimana ni umuyobozi w'ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi n'ubworozi bya kinyamwuga. Iri shyirahamwe rikorera mu Rwanda hose. Aradusobanurira uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi, aragira inama urubyiruko kwitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi nk'imwe mu nzira yo kwiteza imbere. Agasobanura kandi ko guhinga atari ugufata isuka gusa kuko hari n'abashobora gukoresha ikoranabuhanga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nishimwe Ariete. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turi kumwe na Jean Baptiste Hategekimana ni umuyobozi w'ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi n'ubworozi kinyamwuga. Bwana muyobozi, mubona urubyiruko rwitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi rungana rute? Abari muri sisiteme y'ikoranabuhanga yacu ni bake cyane ugereranyije n'abahari bagera ku 3,000 mu gihe iyo sisiteme tujya kuvugurura imyandikishirize yabo bageraga ku 12,000 mu bushobozi buhari no kureba imibare exact muri buri murenge w'akagari w'umudugudu. Ni nayo nzira turimo twakoze bara mu murenge umwe mu karere ka Rwamagana usanga n'abagera kuri 324 bahinga cyangwa se borora. Niyo moyenne dufite. Uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi ruragaragara dufatiye ku rugero rw'imishinga dukorana nayo aho wize kaminuza cyangwa se n'amashuri yisumbuye abaveterineri abagronome bakajya gufasha abahinzi. Dufite rero n'urubyiruko ruri mu kongera agaciro umusaruro bafite inganda ziri gutangira bagenda bongera agaciro umusaruro utandukanye. Dufite kandi urubyiruko ruri kwimpakitinga bakora amafumbire bafata imyanda bagakoramo amafumbire ashobora kugurishwa abahinzi. Dufite urubyiruko ruri no gushakisha ibindi bisubizo bari kubaza n'izindi tekinoloji zo kuba babona ubwatsi. Mu kurukurikirana icyambere bashyizeho inzego za coordination ku karere biri muri gahunda yo gushyiraho amahuriro ajyanye na buri gikorwa bizajya bituma noneho abantu bigenzura. Iyo abantu bahurije hamwe bahita bakusanya ibyitwa ibibazo byabo ukabifata koko ari ibibazo ko ihuriro ryacu ririho ku mpamvu ebyiri ubuvugizi ndetse n'ubufasha. Icyo gihe ukora ubuvugizi bw'ibintu uzi neza wahawe na ba nyirabyo. Mubafasha mute kugira ngo umusaruro babonye n'upfa ubusa ubonerwa amasoko? Ni uburyo buri kubakwa bwo gukora amagurishirizo rusange. Harimo ibiryo byabaye bibisi, tukagira ifumbire, imirama, imbuto, tukagira na imashini, bote, rato, ibikoresho byose umuntu akoresha mu murima. Ikigamijwe rero ni iki? Kugira ngo gutakara k'umusaruro bigabanuke. Cya kabiri, ayo maguru rusange no kugira ngo hagabanuke ikiguzi cya transaction. Ni ukuvuga ngo wowe ubwawe uri umuntu ukaba ugiye gukodesha inzu yo gucururizamo ubwabyo birahenze, ariko iyo muri 10 ugatanga 1/10 cy'ikiguzi wari butange ugura araza akabona igicuruzwa hafi. Impamvu ya gatatu yo gushyiraho ayo maguriro rusange no kugira ngo tubone bank statement. Urumva umuntu buri mucuruzi muri iryo guriro buri munsi buri cyumweru buri byumweru bibiri amafaranga yoherezwa kuri konti. Icyo gihe turi kumufasha kuzavugana na banki akarere katari kumwe banki burya buri cyumweru arajya gucuruza miliyoni 100 burya cyane working capital 700 kabe babima mu minsi bize bisanga abo bantu binabafashiriza aho bashaka gukorera. Tugana ku musozo, ni iyihe nama wagira urubyiruko rutitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi rimwe na rimwe babisuzugura? Ntabwo turi blaming urubyiruko ko rutitabira ibikorwa ko rubisuzugura, ahubwo ni urugendo rwo kubakangurira tubereka amahirwe arimo. Amahirwe ya mbere ni uko ikibazo atari amafaranga atari kujya mu buhinzi, ahubwo uburyo ayo mafaranga na make yajyamo uburyo agenwa n'uburyo ahabwa abagenerwa. Tureba
ku ngamba dufata kugira ngo tube twarukurura ruze muri ibyo bikorwa bumva ko atari uguhinga no korora gusa, bashobora no gukora deal, bagakora n'ibigo byo gutanga extension, bagakora n'ibigo byo gukora imbuto. Si ngombwa ko ruhinga cyangwa rworore gusa, n'ubundi ubwo butaka buri wese abukeneye ntabwo babubona, ahubwo bakore ibikorwa bifitemo ikoranabuhanga bishobora gutuma ubuhinzi butera imbere. Abari mu cyaro bashobora kuba bagira amahirwe ku butaka bufate neza, baburinde isuri, ubumenyi bugenda butangwa burahari, bagahinga ibihingwa bazi neza ko birubahe ubushobozi bw'amafaranga, ibyo byose kandi bakazamura umusaruro uko biri kose. Ayo byagura yose wazamura umusaruro ntiwabura kubaho. Ayo yose ni amahirwe urubyiruko rugomba kugenda rukusanya ukabyaza umusaruro. Jean Baptiste ati haracyari urugendo rwo gukangurira urubyiruko kwitabira ubuhinzi n'ubworozi. Tugomba kubereka inyungu zirimo, ariko kandi abagituyeho ubutaka buboneka bagerageze babubungabunga. Muri studio rero nakiriye mugenzi wanjye Nicole Giraneza. Nicole, amakuru? Amakuru ni meza Jaime. Hanyuma rero ndagira ngo nawe tubwire ubona iki gituma urubyiruko rwinshi mu Rwanda rudakunze kwitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Ntekereza ko impamvu urubyiruko rutitabira ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda ari uko batarasobanukirwa neza amahirwe ari mu buhinzi n'ubworozi. Akenshi tubona ko abantu bajya guhinga ni abantu bashaje, ni abantu mbese twita ko badasirimutse. Twebwe rero tukaba dushaka ka kazi ko kuvuga ngo tugiye mu biro ahantu nk'aho ngaho, ariko iyo urebye neza usanga mu buhinzi n'ubworozi hari amahirwe nubwo urubyiruko rutarabasha kuyabonamo neza. Urakoze cyane Nicole, ati iyo urebye neza usanga mu buhinzi n'ubworozi hari amahirwe nubwo urubyiruko rutarabasha kuyabona neza. Ndabona Rona Christela yamaze kwitegura no gukusanya ibitekerezo byamaze kutugera muri iki kiganiro. Reka nongere umuhe umwanya bitugezeho, ndagaruka dusoza n'ikiganiro mu kanya. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Hari ubutumwa tumaze kwakira bugaruka kuri insanganyamatsiko ya none igaruka ku gituma urubyiruko rutitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi binyuze kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ariyo 0785758141. Ezekiel Hakizimana uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati impamvu urubyiruko rutitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ni uko bigorana cyane kuko bisaba gutegereza igihe kirekire kandi n'abatera inkunga imishinga bibanda ku mishinga idashingiye ku buhinzi n'ubworozi. Naho Uwase Yvette uherereye i Kanombe avuga ko impamvu urubyiruko rutitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ati ntaho kubikorera nta n'amafaranga yihuse bigira, ati kandi ikindi bigira n'imvune nyinshi. Thomas we avuga ko nta kintu na kimwe kitaguteza imbere mu gihe ugikoze ubishaka, ati birababaje cyane kumva urubyiruko ruvuga ko rutakora ubuhinzi n'ubworozi. Theogene wasanga kuri iyo ngingo y'ubuhinzi n'ubworozi usanga abantu benshi batayiyumvamo cyane, ati kandi usanga abayikora barushaho kubona umusaruro, ati ubundi tubona nta kazi gaciriritse iyo kaguha amafaranga. Iradukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze yagize ati urubyiruko rusigaye rushaka kugendana n'ibigezweho bidashingiye ku buhinzi n'ubworozi, ati urugero nk'ikoranabuhanga, ati kandi ikindi urubyiruko ruhugiye mu kwiga. Ubutumwa bwari butumaze kwakira ariko mwakomeza mukabwohereza tukazabuhiraho ubutaha. Reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, ariko mbere uko nsohoka muri studio reka manze mbibutse icyo twaganiraga mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi twaganiraga ku ngingo irebana n'ubuhinzi n'ubworozi cyane cyane mu rubyiruko, aho usanga hari bamwe mu rubyiruko babisuzugura nyamara rimwe mu nzira yabafasha mu kwiteza imbere. Muri iki kiganiro twumvise urubyiruko rwo mu karere ka Rubavu twaganiriye, aho bavuga ko impamvu urubyiruko rutitabira ubuhinzi n'ubworozi ari ukubisuzugura no kubifata nk'umwuga w'abatarizi. Twumvise kandi urubyiruko rwo mu karere ka Nyagatare rwafashe ya mbere rugakora imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi, ubu ngubu bikaba byaramaze kubateza imbere. No ku musozo w'iki kiganiro twumvise Bwana Jean Baptiste Hategekimana ni umuyobozi w'urubyiruko rukora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bya kijyambere, aho avuga ko urubyiruko rugomba kubyitabira nk'imwe mu nzira bafasha kwiteza imbere ndetse n'abagifite ubutaka bakaba bagomba kubufata neza. Ese wowe twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi utekereza ko ari iki gituma urubyiruko rw'u Rwanda rutitabira ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi? Dusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 0728828232. Wadusangiza igitekerezo cyawe kandi kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 078758581411. Wongera no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook,
Instagram, Twitter ndetse na YouTube ukadusigira igitekerezo cyawe. Mwakoze cyane rero kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Iki kiganiro cy'uyu munsi cyari gihagarariwe n'Igena Roger Mizuru Crispero ku banga bw'ibyuma. Naho jya mwari kumwe muri studio nitwa Jaime Mahawe nayo. Ndabifuriza ubuzima buzira umuze munogerwa na gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro ejo naho ubutaha. Ejo